uratubwira we nugira nabi we Fabu bimeze bite wa kigabo? Ewana fresher wa mugabo we ewana ndakubona sha. ndi mu bajene batuje muri uyu mujyi badafite ikibazo na kimwe niko navuga. Ikintu nababwira nyine tubanze tunasuhuze abantu bakurikiye Oliviston TV, abantu bari badukumbuye, abantu bari bamaze iminsi kabisa bibaza ngo twagiye he bro, narindi Dubai ariko nagarutse mbazaniye ibintu byinshi. Hari imyambaro myiza igezweho tugiye kujya tubaha n'ubundi kuri Oliviston Shop, hari ibintu by'amafilime yacu n'ubundi tugiye kujya tubatamo kuri Oliviston TV, ku ma TikTok, ku ma Instagram ya Oliviston niho bazadusanga twese. Noneho nizere ko abo bari bakumbuye kubona turi kumwe twese tugarutse turi kumwe, nubwo tutari guhuza mu biganiro twaherekanye turi kumwe tuganira, ariko noneho reka nabo babyumve. Naherekanye nkubaza ikibazo kijyanye n'ukuntu abahungu muri iyi minsi usigaye usanga dushaka gusa neza ariko ntitwite ku bakunzi bacu, ahubwo tugashaka ko dutereta nyine ibyana bisa neza ariko tutabigizemo uruhare gusa neza ko ibyo byana nyine. Wowe ubibona gute ibyo bintu? Asubwo ni gute umbwira ngo icyana wowe wagisabwa nta kintu wagitaye? Kwizukura umwana wigeze ufata ni ukuvuga wamufashe kubw'injuga nta kintu wamuspendize uvugisha ukuri. Ni injuga man, none se wagize ngo amafaranga aratereta bro? Ntago amafaranga atereta, hatereta umunwa. Ibyo ngibyo mpamvu uri kubivuga gutyo. Hari umuntu ushaka kukumva noneho bariye we n'amafaranga menshi afatika, cyo gusanga ari na miliyoni yibaza kugenda kandi ari ugutereta. Ni ukuvuga ikibazo abajene bafite muri rusange mani, nta confidence, nta gusa neza. Wowe ugenda ukuri fresher yawe urye, nose kamubaza urajya gukwita ku umwana w'i Kigali afite abaniga nk'ijana bamwitaho, we wanaburaye, we bogisamani mwimaze mu kwezi urajya kwita ku mwana mani, we banza witemo icyangwe. Uziko wijijisha amano ry'aba bakobwa warabibagesha. Umukobwa w'i Kigali wafata nta giceri n'uwahe mufate ku cyangwe bro, ako se amafaranga tuyarusha abana twebwe abakobwa ntabwo tubarusha amafaranga. Zawe uri kuvuga umukobwa w'i Kigali wamubwira ngo ibintu ngo by'icuga. Nese abakobwa tubarusha amafaranga bro, abakobwa ntabwo tubarusha amafaranga, rega nitukanigire nkaho tunarenze. Twebwe tubakubita injuga duse neza tugire swaga ya danje umwana umukomveka, ariko urambwira umujene w'i Kigali bugisa yimazemo ukwezi, urumva ubwe ntago arigurira ibiryo, nta na brushete n'icupa rya anywa ni rimwe bro, ntago yagenda ahantu ngo amacupa abiri. Ariko we ngo ugiye gutereta umwana ngo umwemeze ngo akubone ngo kuri swaga ngo n'iki, we niga n'ubundi ufite wowe yanezeza umwana w'i Kigali. We ikibazo wari ufite nuko avuga ngo umukobwa ngo umufatisha nk'injuga gusa. Ni injuga man, none se ibiceri by'i Kigali ibiceri ntabyo dufite. Simvuze ngo ibiceri byangu bispendinga ku mubebe byose, ariko umukobwa uko ahava akagira wakikubona akabona waraguswe nta kintu ufite man, kuvuga ngo urasa neza umwana w'i Kigali wese abasabye ibiceri. Ibyo bintu nawe urisubije. Moto y'umwana we yakwitegera moto, ntabwo yitegera rimwe. Ahubwo se kuki wowe utereta umwana udashobora kwitegera moto? Ubundi Diamond yarababwiye ngo niba uri umujene bro sa neza cyangwa ufite amafaranga, nyine muri rusange niba udafite amafaranga ukaba utanasa neza ntabwo icyo cyana wakibona. Ahubwo wowe kugira ngo ufate ibyo biciro ujye kubifata ngo icyo cyana ngo bigiteho, we genda wiyiteho n'ubundi umwana azagukunda. Gushishikariza noneho abantu kugira ngo base neza, bikunde abajene, bikunde bareke kwita gukunda abana. Usanga umujene amafaranga afiteho kugira ngo yiyiteho yita ku mukobwa. Usanga umuntu afite telefone y'ibihumbi 60 ari kugurira umwana iPhone ya 15. Ikibakurura asobanuye iki? Ibi boro byanyu byo kuza gukunda abana bafite ngo ibibuno, gukunda ibyana ngo nuko ari inzobe, kwibagirwa revo yawe. Ubuze ngo inde gushira udakunda inyi Kigali wakira ubwo we niyo muntu we nzunazikunda kuba bro. Ngiye ntabwo nkunda ikibuno kuko man ndi mu baniga bakunda ikibuno, ngiye uyu mujyi nawo sariramo man. Hari abana bafite ibibuno hano barafite. Ikibazo si ukubikunda, ikibazo ni ukubikunda noneho bingana iki. Uzi abana b'i Kigali noneho uvuze iby'amabuno bitanibuka, buri muntu wese man Kigali ajya agasiga agura amabuno man. Ngiye kamubwiye kimwe mu bintu bituma nk'ubu ngubu amaso yanjye nsigaye nkunda nko kuyahisha byatari. Abana bari hano batuma unaseba, usukura n'umwana mari, ariko uretse ko wena ngewe naravuze umukobwa ufite ikibuno we tunawe sinanahindukira kubera ko ni benshi
bose bazanye nyashi, ahubwo njyewe mfite nk'izindi boro zanjye zinkurura ku byana. Ni nk'iki kigukura kiruta amabuno ariko ubura gushaka kuvuga. Ariko mwana ubona ikibuno abakobwa bose unese abana badafite ikibuno ntago baba barenze. Abo bari abafite buriya bafite agahinda. Hari umwana w'i Kigali wese ugomba kuba afite inyoni, nicyo kintu kirenze. Zereka ahubwo nibwirire n'abakobwa rino jambo, sibyo? Nimba uri umukobwa uri mu mujyi wa Kigali witekereza ko abahungu bose bakunda ikibuno, sibyo? Kuko hari n'ibindi bintu wakora bishobora gukurura abahungu. Uzi nk'umwana w'umukobwa, sibyo? Ari nk'abana baba bafite amabere meza nk'urugero, ariko batazi kwita ku mabere yabo nyine no ku miterere yabo. Benshi bazi ko ngo ikibuno ngo ari icy'abahungu, ngo twese ngo twasari. Uravuze ngo ukunda amabere, wanga ikibuno. Uzi umwana waziritse agatuza ke fresh uri kureba ibere ka kantu nyine ubona ibere bro. Hari ukuntu umwana yambika ukaba utamureba mu maso. Hari ukuntu umwana yambika ku buryo akabere k'ubu kabona fresh, ku buryo udashobora no gutekereza no kumureba mu maso. Abaniga rero ibyo bitumve ko ikibuno ari ibintu byinshi byagukurura ku mukobwa. Riba mu gatuza w'umwana, kandi n'abakobwa nabo bige kudukurura. Hari abana rwose usanga batazi kwitaho. Ubwo niba nabaye baniga bangaye wabwira ngo bakunda amabere mane, ahubwo so amabere amenya ko ahari, apfa kuba yabonye inyuma. Ikibazo ntago ari abahungu, ikibazo ni abakobwa. Abakobwa bamenye ukuntu abahungu bakunda amabere, buriya nta nubwo bajya benshi ntabwo nyine basigara. Hari indirimbo warumva bakoreye amabere, hari umuntu warumva aririmba amabere, ariko nk'ibyo bintu bikwijijisha. Ariko uzi ko buriya igitsina gabo nkatwe urugero, umugabo ye akunda amabere kuva avutse kugera ashaje bro. Ntukirengagize. Kuki batayaririmba? Aya mabere kuki batayaririmba? Nuko ari ikintu cyubashywe cyane ku mugabo. Ndetse no ku bakobwa cyangwa n'abamere muri rusange. Ariko buriya ntabwo ikibuno, nese ikibuno nicyo kirenze. Abahungu ubwo twarasaze twese twagendeye mu kigare ngo ikibuno noneho bituma n'abakobwa aho kwita ku bindi bice byabo by'imibiri bita ku kibuno gusa. Ese wowe umukobwa udafite ikibuno konza abakobwa bagiye utereta, abundi ninde mukobwa nzi wigeze utereta utagifite ikibuno? Udafite na gato ntago namwiteza mani. Kunigeze mbona utereta umukobwa ufite ibere rigera aha ngaha. Ntago kuvuga ngo amabere ntago biba bisa amabere aba ari manini, ahubwo uburyo umwana ayambika uburyo yategura wenyine nibyo bikukurura nk'umuhungu, ku buryo hari umwana ureba nyine iki gice ukaba utakifuza no kureba ku kibuno, ukaba utakifuza no kureba mu maso. Biri mu bintu bikurura abahungu. Abafana bazakubwira, nabo batubwire muri commentaire, abahungu bose bakunda amabere cyangwa bakunda ikibuno. Nabo batubwire abahungu bose bakunda iki. Ntago abahungu bose bro, ntago bakunda ikibuno bose man. Ahubwo wowe uri mu bakunda ikibuno. Wowe ukunda iki? Njye nikundira amabere. Cyangwa uri muri babandi nawe biyongera ibere? Oya, ibyo ni ibanga mani ry'abantu aho baba bahurira n'abakunzi babo. Ariko icyo nakubwira, ntabwo abahungu bose bakunda ikibuno. Ikindi cyo nashaka kukubwira nkawe noneho wenda ndumva udashaka kubyemera. Wemera ko mushobora gukundana n'umuhungu cyangwa umukobwa muhuye bwa mbere? Wemera ko mushobora gukundana n'umuhungu cyangwa umukobwa? Ese uri mu bajama bakunda abahungu cyangwa abakobwa ubundi? Kuri igisaza Imana baza nk'ibyo bintu ahubwo wumva umenye kuri n'umuntu. I Kigali bigezweho. I Kigali usigaye uhura n'umujene akakubwira ngo bro njye nkunda abakobwa, yakubwira n'impamvu kumvura zirumvikana. Ubwo se impamvu yamanganiye yatuma numva bazi. Hari ukuba nyine baramubabaje Imana. Baramubabaje nese ko ujya umukobwa yakubabaza n'ugakunda umugabo mugenzi wawe. Ababakunda se ntago bahari? Cyangwa se uretse ko n'ubwo bakigikiye tebya. Njye ntago mbashyigikiye, sinshizwe no kwamamaza n'ibyo bintu, ariko nitukajye twirengagiza ko barahari kuko turababona. Natwe dusohoka muri weekend turababona. Abakobwa bahari barahari, ariko hari n'abakubwira ngo nagukunze akakuratira n'ibintu, akakubwira ngo Fabrice naguha iki n'iki, kandi ari umujama mugenzi wawe. Ese wowe uri mu bakunda abo bantu, uri mu bakunda abakobwa? Ndashaka kubaza wowe Olivier. Siporo ni yahuzo mari, ariko against nkanjye ubwira gute mari zo gukunda ni kagenzi yawe? Icyo kintu tukiyore. Baratubwira muri commentaire uko ngewe nzi uyu mujyi man, uyu mujyi ukuntu muri iyi minsi bimeze. Urahura n'umwana w'umukobwa wamureba akakubwira turandeba iki ngiye ko nagikunda abahungu.
wenda kera wibwiraga ko ngo impamvu badakunda abahungu ngo ni ukubera ibisaza, kumbe nabo ubwabo basigaye bakundana. biriya bigoro cyo koza mani abirenza kugira ngo umupete akunda n'umupete mugenzi we umujama kumujama mani, ibibazo izo feelings ahantu zikura ubundi biza gute biriya bintu mani, biriya byaranacana. Rero ikintu nakubwira muri rusange mani, njye ntabwo ubu nkiri mu bantu bakundana, singikundana pe, ntabwo nzongera gukundana tu. Ibintu by'inkondo cyo koza ko mani abana bari i Kigali banagusaza mani, uzi ko nakunze umwana mfite amafaranga runaka, ntashaka kuvuga umubare, mfite n'ibiro runaka, noneho uzi gukunda umuntu akazagenda amafaranga yashize n'ibiro byashize, ibiro byarashize, warananutse wabaye umusaza. uza abajene batajya imbuto mani bazigurira abana, wowe nicyo kibazo, nicyo kibazo bro, ukaba utajya imbuto ariko ugasanga uzisumbira umwana urubuto rwa mbere akaba ariwe none uruhu afite girlfriend kandi girlfriend nawe afite girlfriend. nicyo kibazo mani, abajene bari i Kigali dufite ibibazo. Umwana w'i Kigali arashaka niba mukundanye wa mugani umeze nkaho ubonye nk'akandi kazi, ni ukumwitaho wowe ibyo waryaga niwe ubwo ugiye kujya ubiha. Niba wishyuraga inzu y'ijana urahita utangira kumwishyura iya desi, ukamwishyura desi ukaba mu nzu ya 15. njyewe nagiye kureka ibyo biboro byo gukundana rero kubera icyo kintu, ugasanga ntabwo njyewe nyiyitaho, ubwo mfite akazi ko kwita ku muntu, noneho ugasanga noneho nareba n'ibyo mbona hanze birangira umubebe umwitayeho baramutwaye finali, cyangwa abonye ibyawe bishize aragiye ahandi. Ngo Fabrice ngiye kujya nikunda niyiteho bro, abakobwa abakobwa kwikunda mani tukiyitaho, ubu ni ukujya mbarebera kure, nta bintu byo kuzagaruka nkundana n'abakobwa, kubera ko mani birababaje ukuntu umuntu agukunda ari injuga mani, ari movi. Abantu bose ntago baba baragendeye rimwe, buriya abantu bagifite urukundo nukavuga ngo ntago uzongera gukunda. Ari umukobwa ufite umutima mani, wowe undi n'ubu utarahura nawe, wowe ubundi ntago mwari mwagahura. Ese umukobwa w'i Kigali cyangwa tuzimanukire sha mu byaro. Dore kera umuntu yaravugaga ati ngiye kugenda ngo nshake ngo igikobwa ngo kibi, ngo buriya ngo igikobwa kibi ntabwo kizanisha umutwe bro. Uramutereta uwo mubi, ukamwigisha gukaraba, ukamwigisha koga, kumesa, uzi ibyo asigara gukora se, sigara kwereka ko wagoswe, kubera ko nyine n'ubundi nubwo uba umukunze ari mubi ntabwo umureka ari mubi. Iyo umaze kumuryoshya rero noneho abandi batangira kureba umuntu Fabio yaha agaciro, nanjye namuha agaciro. We rero iyo baje kukamuha agifite amatsiko, kubera ko abagore bagira amatsiko nyine byataye, n'ubundi birangira birutwa nuko wari kwigumira uko. So nkanjye rero numva ngiye kujya nirira ibiceri byanjye nta mukobwa, ukabiri no kwirira ibiceri abakobwa tukabareka se. Iyo freshere nanjye nkayigira mani. Ayo bari yarahagije mani, baturiye amafaranga menshi, twarasaze, arabaniga menshi twarasaze muri uyu mujyi, dufite depression ya danger, twagiye tuva mu nkundo kubera kuribwa. Ndagushishikariza ko igihe hari abana hano barenze mani, ukumira ko n'amasugi akiba hano i Kigali se, amasugi ariho ibyo kuvuga abantu bose ngo bararangiye babasebeje nka kwihorera abana mani. None wowe reka nkubwire we nk'ahantu wagute, uzi ko ugiye kuba ejo bundi nari ndi kumwe n'inshuti yanjye, ibirambwira ati mwana ngeshe wanjye ngo ni isugi ngo ibiki n'ibiki, kandi ubwo sheri we afite imyaka nka za 25. Sheri we ni umuntu ubona ko arusha uwo muniga ubwenge. N'ikintu cyabaho gitangaje no kuntu yambwiye ibintu byose amukorera, ariko akajya ambwira ngo baby yambwiye ko ari isugi. Noneho ngo sasa umunsi umwe ngo baba barahuye, umuniga yarapepa yaguze n'ibintu bya miliyoni 5 azinga arashaka ngo kuzafata isugi. Mani yasanze ngo umuntu abyaye nka kabiri. Kuko hari ibintu by'umuco umukobwa w'isugi aba afite, umukobwa usa wahuye n'umusore ataba afite. Noneho rero umuhungu ushona niba uhuye n'uwo muntu ugasanga umuntu ameze nk'umubyeyi, cyakoze ubuhiye we kandi yarera mwimye depression amezi angahe, uguze umuniga. Ese bazongera kumbwira ngo isugi, bazongera kumbwira ngo noneho ngagiye kwifata ngo twe ngo twarakoze ikintu kimbayo siko nawe kizakubaho. None se nawe bivuze ko nta sugi nyine ngo zibaho nawe? Nta sugi ziri i Kigali bro, uzi Kigali amasugi abamo Kigali hari isugi. Hari abakobwa b'amasugi mwana, ahubwo bazambwira abasugi ko bagihari cyangwa atagihari. ahubwo Honorine iriya niyo sugi uri kuvuga se? Ntabwo ariyo sugi ndi kuvuga. Kigali ari amasugi mwana, abana bagifite umuco, abana bo mu rusengero mwana zabona isugi azambwira. Kuki ndi kumva mwabaciye witeka i Kigali hari abana mwana bitonda.
abantu bose ntabwo rega bapfira gushika. ubwo nimba hari abakobwa b'amasugi ubwo hari n'abahungu b'amasugi, reka tubyakire. Mamanzi Kigali hari imanzi ufunge sindindi. kuko ikintu nakubwira cyo nawe urabizi, ku myaka ufite ubaye uri imanzi wawe ufite ikibazo. Oya, babyita kwifata. baba barakuroze Babyita imana, kwifata no gutegurira igihe. ese yavuze ngo umuhungu utararwara imitezi ntabwo ntabwo aba ari umuhungu. ariko urambwira ugize imyaka 30 uri ikiniga ngo ntabwo urumva wagwanye. gusa ntabwo uzi ibirometero wagenda muri rusange, gusa uba wumva uri umuhungu bari ku myaka ufite. Hari ukuntu rero umuntu aba we yarateguye ibintu bye. Simvuze ngo ngenda ndiwe cyangwa hari n'undi mugenzi wanjye nzi navugiye mu gihe abantu basa nkaho nyine ari bari muri iyo kategori, nk'uko hari amasugi hari n'amamanzi. Manzi nazo ziba zigihari. mani njye reka nkubwire n'abandi badukurikiye babyumve, nimba uri umuhungu ukaba ufite imyaka iri hejuru ya 23 ukaba uri imanzi barakuroze ufite ikibazo jya kwivuza bro, ko n'umugore uzashaka nta n'iminsi 2 muzamarana. ni abahungu kuko abakobwa bo babikora kare. abahungu bo 20, abakobwa bo 20 ntabwo ategereza kwigira. Oya, ahubwo nataguma ku manzi bwawe. niba uri umuhungu ukaba ufite iyo myaka kiri imanzi mani. filime ntabwo ikinirwa i Kigali, izo filime zikinirwa mu ntara. Umushyize mu cyaro cyakoze Kigali urayizi. Kigali ndayizi, uzi ibibazo byayo kabisa. Kigali nayikundiyemo abakobwa baransaza ndayizi bro, ntago nakubeshya. Kigali iyo uri umusore mwiza ukaba ufite amafaranga ntago wemerewe kuba imanzi. nimba uri imanzi ubwo menya ko uri umukene. Ubukene bujyana n'ubumanzi. Uvuze ngo ufite amafaranga ugomba guhita utubumanzi. urumvikana. Ntabwo byoroshye. gira ikintu ubwira abakunzi bacu badukurikiye, kuko bari bamaze iminsi baratuze, kandi muri iyi minsi banambwiye ko bafite amakuru y'uko twebwe tugiye kugaruka dushyushye. mu gushyuha kwacu niki tugiye kubatamo kirinze kiri bubatera amatsiko, noneho bakajya badukurikira. ahubwo wowe banze ubabwire ahantu wari waragiye. Yewe warantaye ibintu bisigara mbonye nyine ndakubara. Umuhungu i Bugande hari haramutwaye. Mubona ukuntu yagarutse, cyo kuza afite agasura arasa neza nyine. Ariko yagiye ni Dubai. Oya, ubundi njye namaze kuba mu bihugu byinshi kubera ibintu bijyanye n'ubuzima no kwiga cyane. Wewe banze ubasabe n'imbabazi kwanza. Ni ukuvuga ubwo bameruka ndi kuri Maisha, icyo gihe nari mvuye i Bugande, aribwo nari naje nabwo n'amaguru, ibintu byari bikaze cyane. kiragenda nsigaye mfite ibiro nka 25. kuva i Bugande n'amaguru ntabwo ari ikintu mani. nubwo nageze i Kigali ndikaraga biranga, muri media biranga. hano hari abantu badufitiye amashyari mani kuri media, ku buryo uza ugakora ariko bigarangira utamenyekanye. batwima amahirwe nyine yo kugira tube twatambuka. nibwo nabonye ko ibintu bikaze, ndavuga kanirase Dubai mbanze naho ndeba ibyaho. numva Dubai nsanga ibintu ntabwo ari nk'iby'i Kigali bro. numvaga ko basinga umuntu wese ngo uhageze ngo ashobora kwataka ngo n'igikarani ngo ukaba wakibona. Dubai n'umukarani waho ntabwo ari nka bamwe bo kwa Mutangana Nyabugogo. vuga nagezeyo noneho ndahasorenga. ni ukuvuga ngo niba ahantu kuryama ushobora kwishyura $1000 buri munsi kibuze, kandi naho ugasanga aho ugiye gutanga $1000 ntabwo ari ahantu harenze. kandi umuntu avuye i Kigali nkatwe tuba turi abahasara nyine, ugiye guhasorenga n'ubundi ugiye guhiga, byarangoye cyane kugira ngo mbe nahaba igihe kingana nk'umwaka. nubwo nagarutse ariko byarangoye kuba mu mujyi wa Dubai, kandi nabonye abantu benshi cyane basariyeyo. kuko abantu benshi baza bazi ko bagiye kuhaforoma bakabaho nk'i Kigali. Kigali ubuzima buroroshye mani. Kigali ni mu rugo. Kigali usanga duhuje ururimi, usanga wajya ku muniga wawe ukaryayo saa sita cyangwa nimugoroba. nka Dubai noneho nta n'umuntu uba wakwitaho n'isegonda, nta n'uba wumva n'ururimi uvuga. nukuzi iyo abonye uri umunyarwanda mu mujyi wa Dubai akabona warakubiswe, arakureka ntago yakwiteza. Uba ugomba no kujyana amakuru y'ubuzima bayemo, niyo mpamvu uba ugomba no kukwirengagiza. kuvuga nanjye nageze iyo ndikaranga, ndakura mani nyine nkuru tuzi duciriritse, ariko mbasha kugenda nzamuka gake gake. ubu nta bidanje, mfite umukire ndi gutwara Dubai, mba ndi kurisha isi nyine. tuko tujya mu bihugu bitandukanye, ariko location ugasanga nyine ni Dubai. twagarutse ko tuba dufite imari turi kujyana muri ibyo bihugu, na hano i Kigali harimo. Ubwo rero kuba nagarutse i Kigali ho tugomba
bantereranye kabisa ukabansigira nanjye bakambura kuko nakoraga gakeya nayo mfite imbaraga nkeya. icyo nashaka kukubwira ntabwo kuba nagarutse i Kigali ngira ngo nzasubire Dubai gutya gusa, ahubwo ngomba kujya Dubai noneho mfite n'ibyo ngomba kubereka nakoze n'i Kigali, kuko kujya mu iriya mijyi naho hari ibintu bereka abakozi mu mijyi iwanyu biraryoha, bakunda abantu b'abanyarwanda byataye buriya Dubai. Iyo ugiye ufite ibintu wakoze i Kigali baragukunda cyane. So rero hano tugomba kubanza tugakora ibintu birenze, dufite abahanzi bakomeye dufite kuganira nabo, dufite abaniga bafite impano zitandukanye, natwe dufite impano zitandukanye. Abantu bari batangiye kugenda batwibagirwa, barabizi, dukina filime, kwambika abantu, mane turaganira neza, abantu bakaba bakishima, dukora umuziki, tuze duhure n'abantu bafite izi mpano zitandukanye muri uyu mujyi, tuganire nabo, abo dufite gufasha, abafite nabo kudufasha gufasha abandi, abakunzi bacu muri rusange. N'ufite igitekerezo muri mwebwe mukurikirana ikiganiro atwandikire, ushaka kuganira natwe tumusange tuganire nawe. Ubu tugiye kuba turi bize mu kazi, ariko imbere yanyu tuzaba duhari, nimero zirahari turazibaha. Imbuga zacu ni izo Olivier Stone TV, kuri TikTok ni Olivier Stone, kuri Instagram ni Olivier Stone, musacinga hose muturebe, noneho ntabwo muzongera kutubura, turi kumwe namwe. Ibikorwa byacu kabisa ni imbere, ubu ngubu dufite courage, twagarutse twitege, kandi turabashimira nk'abantu mwagiye mutuba hafi mutwereka ko turi inshuti zanyu. Ibyo bintu ni inkunga ikomeye kuba muvuga umwanya wanyu kabisa, turabashimira. Ni Olivier Stone, Olivier Stone ahantu hose ni Olivier Stone, kuri Instagram, kuri YouTube, kuri TikTok ni Olivier Stone. Ubu mutwitega kabisa, ndi kumwe n'umuhungu Fabulous King cyangwa noneho turabica, dufite ibintu byinshi cyane, dufite filime yacu bita Uyisingewe Ninjye tugiye kwigarura. Turabashimira kabisa. Tubibutse no kureba filime yacu bita Magorwa series, ni nziza, filime nziza cyane, nayo irimo ubutumwa nk'ubwo bw'abantu baba bakunda abantu batari level zabo, baba bakunda abagore beza, kandi ugasanga urakunze umugore wa danje wowe uri umukene. Iyo filime irimo ubutumwa bugamije gukebura abo bagabo, kuko Magorwa ni umugabo uba warakunze umugore n'ubundi mwiza, ariko akamukunda we nta kintu afite. So rero umugore birangira yamugize umukozi wo mu rugo, ngaho gukubitwa, ngaho gukora ibintu byose. Muze gukurikira iyo series Magorwa, mwirebere. Fabulous King arimo, Olivier Stone arimo, murebemo abantu benshi batandukanye, turabakunda cyane. Duhure mu kiganiro gikurikira. Akagaruka.